uhereye mu myaka hirya aho muri iki kinyejana twarangije bigakomeza no muri iki ngiki. Ibyo bibazo muri ayo mateka ni ibituruka hanze. Igihe rero udashaka gukemura ibibazo byacu binavugaga bitureba nk'igihugu, dukwiye no kuba twibuka iteka ko hari ibikomoka muri twe, hari n'ibikomoka hanze. Ndetse ibikomoka hanze wenda reka mbigabanye mbigire 50% 50%. Ariko ibituruka hanze byo biranakaze kurusha. Niho rero navugiraga bya bundi bwa mbere kuvuga ngo ikintu cyo kugira ngo mwemere ko mwabaho kubera abandi ni icyaha, dukwiye kukigira icyaha. Ntabwo twaremwe n'abantu abo ari bo bose, ntabo. It doesn't matter how powerful you are. It doesn't matter how rich you are. It doesn't matter how willing you are to use it to wrong ends. We, from a small country like Rwanda, we should be able to stand up to that. Kuri je ibingibi tuvuga by'amajyambere byo mu mushyikirano, twavuze proje zitagenda neza, biki, okay, nibitureba tugomba gukosora. Ariko ntabwo wabikosora neza utafite kumva aho uva n'aho ujya n'icyo uri cyo n'ikikugize icyo uri cyo. So muri ayo mateka rero agenda agashingiramo ibintu byinshi. Ku Rwanda byo ngira ngo ni umwihariko ku isi yose, ngira ngo nitwe dufite ibiteye gutyo bikaze. Twifitiye nk'ibibazo byacu, ariko dufite nk'ibibazo duterwa n'abandi. Reka mpere ku bibazo by'akarere turimo. Muzi ibibazo tumaranye iminsi, imyaka, bijyanye n'abaturanyi bo muri Kongo. Mwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka, Abanyarwanda n'Abarundi babita ko ari impanga. Ubundi ni impanga. We are supposed to be twins, literally. Ariko Abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'Abanyekongo. Okay, nta kibazo mfitanye nabyo. Niba umuntu afite guhitamo uwavukana nawe cyangwa abana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera ngewe, urabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi.
ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndi buvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo utega amatwi wumve ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi. Izi ntambara zimaze iminsi, icya mbere nagira ngo rwose mbisubiremo mbivugira aha mwumva, uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye rwose ndishimana ntagira umupaka. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Bose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabo. Iyi ntambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Kongo ariko ituruka n'ahandi, uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje bagenze nk'uko twabagenje ubushize. Ubushize murabuzi ko byabaye, ubushize murakuzi. Sinzi niba mutegereje ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira. Ibyo rero nabyo bikongera ibyo navugaga bituruka hanze, bikaba ko turi muri Kongo gushaka amabuye y'agaciro, ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Kongo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya, dushaka kujya muri Kongo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Kongo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda, zigisha ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Kongo, cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Kongo, MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute?
kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Congo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uba uvuga, cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing. Because the UN is everybody, but at the same time it is nobody. The international community is all of us, but actually it is none of us when it comes to some of these problems. So you don't know who to hold responsible. Who is supposed to be held responsible? In the end, the convenient path is to find a culprit, to find somebody who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. It is this small country of ours, you, me, and others. But when you say international community, you really, who are you talking about? Now, that force was put there. I just use a simple explanation, try and cut the long story short. Many times, I meet ambassadors of countries credited here, either based here or based outside. Or I meet government ministers of different countries. And